Bavandimwe nkunda, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka C. Turakomeza kugendana turyoherwa n'ijambo ry'Imana kandi tugerageza kurihuza n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kuri iki cyumweru ivanjiri iraduha ikibazo n'igisubizo bidufasha kugira ngo nyine urugendo rwacu rukomere. Umuntu umwe yagiye abaza Yezu yari yerekeje i Yerusalemu, agenda anyura mu mijyi no mu nsisiro yigisha. Noneho umuntu umwe aramubaza ati, ese Nyagasani, abantu bake nibo bazarokoka? Yezu ahita amusubiza agira ati, mugerageze mwihatire kwinjira mu muryango ufunganye, kuko abantu benshi bahitamo umuryango w'igihogere ujyana kwa Sekibi. Bavandimwe, kenshi na kenshi dushaka ibintu bitworohereza, ibintu bidufasha kugera ku cyo dushaka bwangu ako kanya, kandi kenshi na kenshi tunyuze no mu nzira zidafututse. Ariko Yezu aratubwira kuri iki cyumweru kugerageza kunyura mu nzira ifunganye. Inzira igana ku mukiro irafunganye, kandi benshi, niko Yezu avuga, ntabwo bazabasha kwinjira muri uriya muryango. Bazabigerageza ariko ntibazabibasha. None se wowe unteze amatwi ubu ngubu, urakora ibishoboka byose kugira ngo winjire muri uriya muryango ufunganye Yezu Kristo arimo atubwira kuri iki cyumweru? Kugira ngo rero umuntu awinjiremo biroroshye cyane kandi biranakomeye. Biroroshye cyane kubera ko kugira ngo uriya muryango tuwinjiremo tugomba kwemera ijambo ry'Imana rikaduhindura. Ijambo ry'Imana rikaduhindura, kandi ryaduhindura nyine tukabaho mu buzima bwacu turikurikiza, kandi turyemerera nyine rikatwubaka. Ikindi ni ukugerageza kuva mu byaha, gukora ibishoboka byose tukava mu cyaha, kuko iyo ibyaha bigenda byiyongera muri twebwe usanga twabaye banini cyane. Noneho wa muryango ufunganye ntitube tukibashije kuwinjiramo. Tuve mu byaha rero. Intambara y'ibyaha iragoye, ariko Roho Mutagatifu w'Imana aradufasha kugira ngo turwane kandi dutsinde, tuve mu byaha, hanyuma tubone ubugingo Imana nyine tuzigamiye muri Yezu Kristo. Yezu yongeyeho ikintu gikomeye, ngo nitutanyura muri uwo muryango ufunganye bizatugora, kuko tuzasanga nyir'ingoma yafunze umuryango. Dukomange atubwira ati, simbazi, ntaho mbazi. Bo basubize bati, nyamara twaranyweye turarya dusa turi kumwe, twumvisaho wigishije. Ibyo byose ntabwo bihagije. Ntabwo bihagije kuvuga amasengesho, ntabwo bihagije kumva inyigisho runaka nimba zitatugera ku mutima ngo ziduhindure koko. Bavandimwe, nimba koko tubaho mu mpano z'Imana, turya tunywa kubera ubwiza bw'impano z'Imana, kandi tukumva n'abatwigisha ijambo ry'Imana, ibyo byose nimba bitadufasha guhindura ubuzima no kuva mu byaha, rwose turimo turakorera ubusa. Kuko rero dufite ubushobozi bwo kumva ijambo ry'Imana, tukagira ubushobozi bwo kugenda tugana Imana. Ibyo byose ibyangombwa Imana iduha tubihuze n'ubuzima bwacu, atari ku rurimi gusa, hanyuma tuzabashe koko twinjire muri uriya muryango ufunganye, hanyuma turokorwe no gushaka kw'Imana, turokorwe n'ubuntu bw'Imana, ariko cyane cyane turokorwe n'urukundo rwayo. Maze rero bavandimwe,
nk'uko bisanzwe mugende murebe ivanjiri y'uyu munsi yo kuri iki cyumweru cya 21. Mu byumweru bisanzwe ni uko yanditswe na Luka ku mutwe wa 13 kuva ku murongo wa 22 kugeza ku wa 30. Tugendane rero turyoherwe n'iri jambo riduhindure, kandi twese dukore ibishoboka byose kugira ngo tubashe kunyura muri uriya muryango ufunganye Yezu Kristo yatubwiye. Ushobora byose rero nabo umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza, kandi dukomeze nyine turyoherwe n'impano nziza kandi nyinshi Imana iduha.